tutari twararuvukiyemo nta nubwo twari turuzi, ariko ababyeyi bacu batubwiraga u Rwanda bakatubwira n'uburyo baruvuyemo, ukuntu barukuyemo n'ubutegetsi bubi. Our president Afande PC niko twamwitaga turi mu ishyamba, iryo zina turanarikunda cyane, twahuranaga nawe kenshi. Brigadier General Ibingira Fred yavutse mu mwaka w'1964 avukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda ubwo bari mu buhungiro, akaba ari naho yize amashuri asanzwe ahitwa Gisozi Senior Secondary School muri Uganda. Ibingira Fred yagiye akora imirimo itandukanye mu mwuga we wa gisirikare, harimo nko kuyobora batayo zitandukanye mu 1987, yabaye kandi umuyobozi wa platoon mu 1988, nabwo aba umuyobozi w'ikigo cya gisirikare. Mu 1989 nabwo aba umuyobozi wungirije wa batayo ya 7. Mu gihe cy'intambara yo kwibohora yabaye kandi umuyobozi wungirije wa batayo Task Force A mu 1990. Mu 1991 akaba komanda wa batayo ya 7. Muri uwo mwaka kandi yabaye komanda wa batayo ya A Mobile Force. Uwo mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2010 yabaye umuyobozi wa division ya mbere, umwanya yari afite kugeza agizwe umuyobozi mukuru w'ingabo mu Rwanda. General Ibingira yashakanye na Marie Claire Munganyinka, bafitanye abana batatu kugeza ubu akaba ari umusirikare cyangwa se ari mu basirikare bakuru. Mu mwaka ushize bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. General Brigadier Fred Ibingira yatangaje ko umutekano w'igihugu urinzwe ku buryo abahora bavuga ko bashaka gufata igihugu badateze kubigeraho, ko gufata u Rwanda atari nko gufata ihene gusa. Jobundi Afande yarababwiye ngo ni za balloon, ngo just need nuzuga tumuraho bigapfumuka. Ibigambo byo kujya guhuragura ibiganiro, tugiye gufata u Rwanda so rufata ni ihene. Igihugu kikiyo n'Afande iki hari abakibeshyaho bazakibaza babigerageje. Yabitangaje ubwo yatangaga ikiganiro mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi cyateguwe n'ibigo birimo iki gihugu cy'imisoro n'amahoro, urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta na komisiyo y'igihugu y'amatora. General Brigadier Ibingira yavuze ko kuva mu gihe cy'abacengezi hari abahoze bavuga ko bashaka gufata igihugu batangiza intambara bashaka gukomeza umugambi wa jenoside bari batangiye, ariko intambara barayitsindwa. Ati hari amashusho yigeze gutambuka abacengezi bari za Kamanyora bitoza bambaye amashara, haririmbwa n'indirimbo yavugaga ngo rwigere urunsubize, ako kanya ngo bagomba kugaruka bagakomeza jenoside. Afande yarababwiye niba mwibuka hari imirongo yajyaga aducira rengarenga nkumene kurinda uwo murongo. Rero icyo byafashije mwebwe mukaba mwicaye hano uyu munsi mutanga umusanzu ku gihugu cyacu, mukaba mwarabyariye igihugu. Kurinda uwo murongo byabahaye kuba namwe mumaze kuba abantu bashishoza bazi ukuri. Uwo murongo n'ubu uracyakeneye kurindwa, nimuturinde, nimutabikora tuzakambakamba tuwirindire. General Brigadier Ibingira yavuze ko hari abaherutse kuvuga ko barashaka gufata u Rwanda ariko amagambo gusa kuko ntibishoboka. Ati ni ibigambo ngo uraje ugiye gufata u Rwanda se urafata ni ihene? Iki gihugu cyowe na Afande Perezida Kagame, hariho abakibeshyaho bazakibaze ababigerageje barabigerageje. Abacengezi bari bafite imbaraga bava ku Gisenyi bagera aha ku Kirenge, ariko icyabakubise ntabwo bakizi. General Brigadier Ibingira yavuze ko muri icyo gihe igihugu cyari gifite intwaro zidateye imbere, abasirikare barwanishaga imbaraga gusa, terabwoba gusa. Jobundi Afande yarababwiye ngo ni za balloon, ngo just need nuzuga tumuraho bigapfumuka. Ibigambo byo kujya guhuragura ibiganiro, tugiye gufata u Rwanda so rufata ni ihene. Igihugu kikiyo n'Afande iki hari abakibeshyaho bazakibaza babigerageje. Barabigerageje, bacengezi bari bafite imbaraga bafata Gisenyi bagera hano ku Kirenge. Ahangaha ntabwo mubyibuka, ariko cyabakubise ntabwo bakizi. Kandi icyo gihe twari tugikoresha ingufu gusa, ukajya gushaka imbunda, ukajya kuringa, kwereka duyi ngo ari hari. Ariko ibigezweho uyereka yo gusika kwereka uti ahangaha nta duyi, wowe ukarekura gusa ibipfa bigapfa bihe. Ati iki gihugu ntigikinishwa. Yavuze ko muri iyo ntambara hari abantu bahise bajya mu mihanda bajya kunywa inzoga, ariko bakavuga ngo bafashe igihugu, ariko mu gihe gito umutekano uragaruka.
General Thead Bingira yagaragaje ko igihe kigezweho ari uko abantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bari kuyihakana bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Agira kandi ati FDLR ntaho yagiye. General Bingira yavuze ko kuva mu 1994 FDLR yagiye mu mashyamba kandi n'ubu igihari. Ati ikibazo cya FDLR ntabwo ari umubare, baba 5 baba 10, ikibazo cya FDLR ni ingengabitekerezo. Ya ngengabitekerezo yuzuye uburozi niyo barimo kwigisha abanyarwanda, noneho bakagira n'abandi ubu bayinjiyemo noneho bayishyigikiye. Ari mu Burundi ari na Kongo barayishyigikiye rwose. Yavuze ko ibigaragara ku mbuga nkoranyambaga aho umusirikare yihanganira ko mugenzi we bamukura mu modoka bakamubaga bakamuteka bakamurya azira ko asa n'abanyarwanda. Mwakoze kubana natwe, ari Muhire nk'ibisanzwe gutegurana kugeza aho ubucukumbuzi bw'ubwenge hano kuri Mr. ML TV. Ciao duhure mu bindi biganiro. Siga comment ku cyegeranyo fusa ko twazakoreraho utaha. Ciao.